amasengesho arabikika, ayabera Imana igiye abika. Senga Imana burya arabikika, 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 amasengesho arabikika, ayabera Imana igiye abika. Senga Imana burya arabikika. Abayuda gusa nyine nibabanze batubabarire pe. Amina, batubabarire. Nibatubabarire kuko ndamya ntashidikanya ko n'Imana yatubabariye. Umushumba yaturambitseho ibiganza aradusengera, aratubabarira, natwe turababarirana, n'abantu nibatubabarire. Batubabarire, nibamara kutubabarira bongere badukunde nkuko badukundaga. Ndetse ko hari ababyeyi badukunda. Njewe Peter, yego, hagati yanjye n'uwo twashakanye yego, habayeho kutavugana neza, reka mbivuge gutyo. Mba nshatse ahantu mperera kugira ngo hatagira ibindi bintu birebire bizamo. yego, yego, inkuru yavugwaga cyangwa se nanjye nivugiraga nuko ntarindi mu rugo. yego, iki ku bukene. Namwe ntimuturenganye, byagira gute byababaho. Madamu wanjye si mubi, si umugome pe, keyazimpera kugiye. Nukuri nabonye ari umwana mwiza, araganira, agira urugwiro, ariko ntiyisabagiza. Ngire n'abantu bari bazi yuko bagiye kumutwara bakureho rwose. Afite uwe yego. Ako gafoto kamerama katurya ariko rwose, katurya uzakaproding kuri thumbnail. Uri kubyumva kuko mvuze ngo byejejwe ibintu bisengerwa. None umva nkubwire, amatwe tugiye cyumba cy'amatsindisho nyida madamu. Urumva pastor yarahaye umugisha. Icyo cyumba kibamo hagati y'abashakanye guhimbaza Imana. Aha ndikumva uri murafashwa nawe. Noneho hari abantu bavuze ngo burango Peter ngo kuba ngo yaragiye ngo n'umugore ngo nibumvikane, ngo nuko ngo akazi kabagabo kabanani. Nje n'agakazi kananiye kabagabo. Uri kubyumva, umutanga w'amya ntanga ni madamu wanjye. Tukabanza mugacishirizaho abantu, byaba ari byiza cyane. Twagashiramo ariko madamu amanekanye ijambo yajya kugira abantu ngo amusore kubitaragenze neza, kugira ngo batagira ngo twabapfukiranye twigiza abere. Ntabwo twigiza abere pe, twagize intege nkeya. Ariko icyo nanjye kubwira abantu nababwira ngo abantu bari bamfitiye icyizere, abantu bankundaga ntibantakariza icyizere. N'ukuri ndacyari wawe ndi bazi, ndacyari Monique ubakunda, ukunda umugabo, ukunda Imana, ndetse ukunda n'umurimo w'Imana. Singira ibwira mbura kuri ADPR, ntago ndi nyuma y'itorero. Mu itorero nta kibazo mufite. Nta kibazo dufite. Nta kibazo dufite, turabakisi bajya kwigaburira ryera. Umugabo dutanga ni Yesu na pasteur umubyeyi wacu. Kuko urumva nararwaye mara amezi 6, hanyuma ubukene burinjira, krize irinjira, hanyuma hagati yanjye na madamu Satani arebye ukuntu twari tubanye. Madamu yarandwaje, ntago namuvuga nabi, kuko urumva no muri icyo gihe yarihanganye, ariko aza kunanirwa nk'umuntu birumvikana. Hanyuma Satani ahagurutsa kutumvikana mu mivugire, mbega tuvugana ahagurutsa icyo kuvugana bikomande zose. Madamu ntiyihangana, nanjye sinihangana. Naho rero ibintu byahere bivuga ngo baratandukanye. Yego nari narebye aho mperera, nawe areba aho herera. Uri umuntu nawe wajya mu ntege nke. Na madamu nari n'umubu ntiyawuzura, imbaraga yarafite zari izo ngizo. Ubwo rero nimwihangane, mukanya turabadatamo akantu k'agakorasi kavuga ngo ibi bintu nimubigire seriye, mubigire burage, mutworohereze. Nukuri madamu wanjye wose, ukuri ndagukunda pe, kandi ntago nkubeshye. Oya sinakoye se. Oya ko kantu ntunakavuye. Urabyanze. Yego ndayigabanye. Oya uramukunda cyane. Bataravuye ngo uganduka. Ni ukuri pe, ndamukunda. Kandi nawe arabizi, usibye Satani ujya hari ubutunzi. Satani ajya kwiba hari ubutunzi. Ntago umujura yajya kujya kwiba umuntu udafite. Yego ntibibaho. Nese waba urya arabikika
amasengesho arabikika ayabera Imana igiye abika senga Imana burya arabikika 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 amasengesho arabikika ayabera Imana igiye abika senga Imana burya arabikika abayuda barayasenze Imana irayabika amani wari kubamanika kubwo gusenga birahinduka urumambo yateguye abariwe urujyaho senga ongera usenge burya gusenga birakora senga ongera usenge amasengesho arabikika abayuda barayasenze Imana irayabika amani wari kubamanika kubwo gusenga birahinduka urumambo yateguye abariwe urujyaho senga ongera usenge burya gusenga birakora senga ongera usenge amasengesho arabikika arabikika amasengesho arabikika ayabera Imana yabika senga Imana burya arabikika 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 amasengesho arabikika ayabera Imana igiye abika senga Imana burya arabikika amasengesho bene data n'ikinyabiziga ndakumirwa umuntu wasenze Imana iyo ataba watungura abantu uyu munsi ashobora gukena ejo bakamwita bosi bashobora no kumubenga ejo akabona fiyanse ababyeyi bagakenyera nuko impundu zikavuga bashobora no kumubenga ejo akabona fiyanse ababyeyi bagakenyera nuko impundu zikavuga amasengesho bene data n'ikinyabiziga ndakumirwa umuntu wasenze Imana iyo ataba watungura abantu uyu munsi ashobora gukena ejo bakamwita bosi bashobora no kumubenga ejo akabona fiyanse ababyeyi bagakenyera nuko impundu zikavuga bashobora no kumubenga ejo akabona fiyanse ababyeyi bagakenyera nuko impundu zikavuga arabikika arabikika amasengesho arabikika ayabera Imana igiye abika senga Imana burya arabikika 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 amasengesho arabikika ayabera Imana igiye abika senga Imana burya arabikika birashoboka ko waba imfubyi senga Imana dore arabikika birashoboka ko waba urwaye senga Imana dore arabikika iyo dusenze araturengera ku rugamba tugatabarwa na Daniyeli yarayasenze nawe senga dore arabikika ababyeyi babonye Imana kwa muganga bari kwiseta nawe senga dore arabikika mu mpanuka twabonye Imana
amasengesho araturokora. nawe senga dore arabikika amasengesho arabikika ayamena Imana ijye yabika senga Imana burya arabikika amasengesho arabikika ayamena Imana ijye yabika senga Imana burya arabikika amasengesho arabikika ayamena Imana ijye yabika senga Imana burya arabikika. Haleluya. Wowe wakoze subscribe, wowe udukurikiye uri mu Rwanda ndetse no mu mahanga, reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha. Aho turi hari akabeho kari gucengera mu maraso no mu misokoro, ariko byose nibifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Yego, amazina yanjye ni Jerry, ngarukanye n'abatumirwa muri kureba imbere yacu. Twabanje kubona inkuru zitandukanye, ni byinshi rero byaduhize, ariko turashimira Imana. Ngiye ku bwanjye ndashima Imana kubw'uyu munsi. Mperuka kwakira Mutware ari wenyine, hari ibyo twaganiriye, hari ibyo mwumvise, ariko uyu munsi baje ari babiri ndetse ari kumwe n'umufasha we. Wow. Ni byiza cyane, turabakiriye cyane Peter. Burakoze cyane, ndishimye ku bwanyu. Uyu ni madamu se cyangwa si we? Uri we? ndiwe Uri madamu wa Peter? cyane rwose. Katurebe n'ukuntu uracyayambaye. Ntabwo nigeze nyikuramo. Ntabwo yigeze uyikuramo? Akareka Ikiganiro Peter yakoze waracyumvise? cyane nakibonye. Rero ni abakozi b'Imana kandi natwe twese turi ino channel ni ya gospel. Ibyo tujya kuvuga turagira ngo bigirire akamaro twebwe turi kubivuga ndetse n'abazabyumva bibagirire akamaro. Nubwo Satani ntabwo turagera hatabasha kurasa, ariko hari izindi mbaraga z'Imana zirya iza Satani n'ibyo bashaka kutugerageresha byose. Yego, intore z'Imana zirageragezwa, ariko Imana iratsinda. Peter, dusengere ubundi tugaruke tuganire. Nukuri ndumva amavuta agiye kumara. Mada, dusengere Peter we ngo yabuze kubera ibyishimo ntabwo arabona amagambo. Turagushimye Uwiteka, turagushimye ko ushoboye byose kandi uri hejuru ya byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Iyo uvuze biraba ndetse wategeka bigakomera. Natwe turagushimye. Uyu munsi wari umuteguro wawe, ibintu byose biba ndetse bifite impamvu, biba hari icyo wagambiriye gukora n'icyo wagambiriye gusohoza. Turakuretse ngo uzubane natwe mu magambo tuvuga, agira abakomeza, agira abo yubaka, ndetse ahindure byinshi, ndetse ahindure benshi kuba abakiranutsi. Urakoze, urakarama kuri umwami, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Amen. Imana yarakoze imirimo myinshi, hari iyo tutabona ariko hari n'iyo tubonesha amaso. Mbarebye muri beza pe, ariko reka tugaruke inyuma gato twibukiranye. Peter aza hano n'amarira menshi n'amaganya menshi, urumva? Yego, amashimwe ni menshi kuri aka kanya. Urumva ufite nirihe shimwe ufite ku mutima? Ishimwe rya mbere mfite ni uko iby'umwanzi yagambiriye atigeze abigeraho. Ubwo Satani tumura mu mwaje. Peter, nukuri oya nari nkuhamagaye nti tumwaze Satani. Oya ntukivemo. Nari ngiye kuvuga nti Peter nirihe shimwe ufite? Satani akorwa n'isoni. Nibihe byishimo ufite kuri uyu munsi? Ibyishimo bya mbere mfite nuko ndi kumwe n'urubavu rwanjye. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego. Sherigira abantu, ubwira abantu turi kumwe. Gira akantu babwira. Ikintu cya mbere nabwira abantu, Satani ni umurwanyi ariko si umuneshi. Ni umurwanyi si umuneshi. Satani ni umurwanyi ariko si umuneshi. Yego. Iby'Imana yakoze birakomeye kandi bifite imbaraga. Yego. Ubwo rero Satani yafashe ibiti, afata imihoro,
ararwana ariko ntabwo yigeze anesha. Abantu bari guca mu bigeragezo bitandukanye bubatse urugo wabakomeresha iki? Kuko waciye mu bintu byinshi, washobojwe n'iki cyagukomeje kuba ugihagaze kuri aya magingo? Mu myaka ntabwo mfite imyaka myinshi. Hariho abantu nyine, hariho n'umuntu wavuga ati se uriya mwana yatubwira iki, uriya mwana yavuga iki, ariko ibyo twabonye ni byinshi. Ushobora kugira umunsi umwe ibyo wize kuri uwo munsi bikarenza umaze imyaka 10 mu rugo cyangwa 20. Twagiye duhura n'ibintu bidukomeretsa, Satana turasa amasasu, atutega amabombe, ariko Imana yagiye tuba hafi. Ikintu cya mbere nabanje guhura n'urugamba rwo kurwaza umutware, umugabo ararwara, ubushomeri burinjira, intambara zimbana nyinshi. Satana azamukiraho, umugabo ararwaye, nta kazi mfite, kurya, kumuvuza, kwishyura inzu, ibintu byose. Satana azamura ubwihebe mu mutima wanjye, Satana ateza ibintu nyine navuga ngo by'intambara. Ariko nshimira Imana ko yamukijije. Amen. Ibyo Satani yashaka kugeraho ntiyigeze abigeraho. Yego, ni umukozi w'Imana. Yego, turarwanwa, ariko bajya bavuga ngo umugore mwiza umumenya iyo urugo nta kintu kirimo, nta gafaranga, ukamumenyera ukuntu yihangana. Ubundi niki cyabashije gutuma wihangana? Kuko amagambo yo ntiyabura, yaba mu nshuti, yaba mu abo mwasenganye, yaba babashyigikiye, avuga ati ubundi urashaka iki, waje tukigendera. Ntiwigeze uhura n'intambara z'amagambo? Izo ntambara ntabwo zabura, ndetse cyane cyane ku bantu bawe ba hafi. Yego, abo wita inshuti. Bakubaza umugabo ararwaye, nta kazi ufite, nta mafaranga yari yarizigamye ngo mu gihe arwaye amafaranga abatunge. Mbese urizirika ko ukiri muto, ufite imyaka mike, urizirika mu rwo rugo kubera iki? Amajwi akaba menshi, ariko hejuru y'ayo majwi yose hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ayo magambo yose bavuga, Imana nifite ijambo rya nyuma. Imana nifite ijambo rya nyuma, n'imbaraga zayo n'urukundo rwayo nibyo bitumye kuri uyu mwanya twicaye hano tuvuga imbaraga z'Imana. Ibya kera byarahise, bishyashya. Indikira urebe umutware wawe, ibyo jambo mubwira abantu bose babyumva rwose, nawe agusubize akira. Nubwo mwihuse cyane, ndawatinye wenda kubyinjira mu byo kumerera nabi. Abantu baherukana, ntari inkuru ivuga ko nyina amagambo 3 batandukanye. Niko baheruka bimeze. Cyo koza kubona ko batandukanye. Yari yaje byahana herera tekerezeho. So ku bintu byagiye bivugwa hagati yanjye na madamu, reka mvuge ngo ntago turi intungane, turi muri iyi si, dufashe igihe mu ntambara. Reka mbwira abantu bagiye bumva inkuru zigiye zitandukanye ko ntabana na madamu wanjye, twariyunze dusabana imbabazi bitaragenze neza. Wenda ndamuha mikoro agire icyo avugaho. Ku ruhande rwe hari uburyo nyine agomba we kwifatira umwanzuro, nanjye nkifatira umwanzuro, ubuzima bukongera bukagera gute, bugatembera. Hari abantu bavuze bati n'ubundi mwari mwarananiranye mwishaga, nibabatenge. Ndagira mbabwire ngo rwose sengera ibwera mvura kuri ADPR, ntago ndi nyuma y'itorero. Mu itorero nta kibazo mufite? Nta kibazo dufite. Nta kibazo dufite, turabakisi bajya kwigaburiro ryera. Umugabo dutanga ni Yesu na pasiteri umubyeyi wacu. Yavuze ngo ntago twabatenga, tutarebye. Biriya ni ibitero bya Satani. Satani abashaka kumwaza abantu, abashaka gukoza umurimo w'Imana isoni, abashaka kugira ngo izina ry'Imana rikomeze ritukwe, ndetse abaca inzira zose kugira ngo ahari bugucurwaho abona aho yinjirira. Ariko imbaraga z'Imana zirakomeye. Reka dushimire pasiteri wacu, yatubaye hafi nk'umubyeyi. Ni umubyeyi mwiza, yumvishe ibihuhwa biri kuvuga, atuba hafi, aratuganiriza, mbega tuba hafi nk'umubyeyi. Yitwa nde? Yitwa Pasiteri Viana.
n'agafoto ke nushaka uzeho Vianney ibwera mvura w'umusaza w'inzobe muremure ari umusaza nyine arakuze yigeze ayobora no mu Rukiri gusa urumva hari ahantu atayobewe Vianney ndamuzi yumvishe nyine ibintu nyine biri kutuvugwaho cyane cyane yuko ntago babeshyaga n'ibintu byavuzwe nyine birahitinga cyane cyane ko byinshi bari bafite n'ibimenyetso by'uko nyine nge na madamu tugize gute mufitanye ibibazo harimo umwuka utari mwiza bitameze neza hanyuma yaje kuza kubimenya tumubwira ukuntu ibintu bimeze tuza gupanga guhura nawe kuko yararwaye duhura nawe atwicaza aratuganiriza aravuga ati niko bimeze ntago byagenze neza ariko noneho ikintu mwese mwazize nuko utihangana kuko urumva twahuye urumva madamu cyane ko madamu we anivugira ko nari ndwaye kuko icyo gihe umuntu wankora ubuvugizi ni Passion ku Mpanuro TV ndashimira n'abantu bo hanze bamvuje bakama mituweli nabo mu Rwanda bohereje umutsima nawe uze kuwohereza ntacyo twebireye n'abandi bose bagishaka gukorera umugisha ntusaza kandi imirimo y'abera izibo bohereza umutsima n'ubundi imbere y'Imana izibo kandi namwe ndabashimiye kandi kamera zanyu nta nubwo njya nkunda kumenya ukuntu zitwa Rwanda Gospel Show Imana niyo yohereza umugisha kubwo kutwakira nta kiguzi muduciye Imana igiye bahereza umugisha nanjye ndi umuhanzi yanza nyine susurutsa abantu b'Imana views zizamuke Imana igiye ikirema uzubaka n'inzu z'abapangayi turemere n'umuryango haleluya urumva rero ko ari byiza cyane narindi kumubwira nti nyuma y'ibyo byose ahindukira kubwira ijambo ry'imva mutima twari turi gushimira pastor wacu Pastor Vianney Imana imumugisha pastor yaratuganirije atubwira ngo yego ntago byagenze neza ntago twabashimira ngo ibyabaye ni byiza aratubwira ariko ikintu tubona nuko mutigeze nuko mwabuze kwihangana kuko urumva nararwaye mara amezi 6 hanyuma ubukene burinjira krize irinjira hanyuma hagati yanjye na madamu Satani arebye ukuntu twari tubanye madamu yarandwaje ntago namuvuga nabi kuko urumva no muri icyo gihe yarihanganye ariko aza kunanirwa nk'umuntu birumvikana hanyuma Satani ahagurutsa kutumvikana mu mivugire mbega tuvugana ahagurutsa cyo kuvugana bikomande zose madamu ntiyihangana nanjye sinihangana naho rero ibintu byahere bivuga ngo baratandukanye yego nari narebye aho mperera nawe areba aho herera ariko ibi bintu yo ribu ibigenzuye yo iravuga ngo aho kugira ngo ugirane n'umuntu ibibazo bibe birebire hazimo no gufungwa ushobora kujya ku ruhande ukitekerezaho nawe akajya kuranda akitekerezaho nuko abarokore nyine twebwe iyo bumvishe ko byagenze gutyo cyane ko byageze no ku mihanda nyine kamera barabimbaza ndavuga ni rero aba bantu bari bunyandikeho n'ibintu bavuge ko ninjiye n'abapfakazi n'ibiki baguhimbere n'ibyo utakoze ndavuga reka nisobanure batavuge ko nabyaye n'abana mu gasozi hanyuma kwisobanura biza kugaragara ko nyine biza kugaragara ko nge ntari kugira gute ntari kwisobanura rero nge na madamu tubwiye abantu badukurikiye turavuze ngo sorry hari bitaragenze neza ku muryango wacu ndetse nka couple yagaragaye mu murenge itera haleluya benshi bumvishe iyo nkuru bacikurondogora bavuga ati ese kwabari Pitakare munyamavuta twe dusigaranye mu gihugu none akaba duteje abantu bigenze gute rero mbabwire ngo ntago turagera ahantu kure Satani atarasa umwambi kandi n'abantu bagiye bakora ibitangaza na Yesu baramukubise atabaza se aravuga ati data niba bishoboka iki gikombe kigere kindenge yari yarazuye abantu kandi nge sindazura n'isazi ubwo rero mwindenganye uri umuntu nawe wajya mu ntege nke na madamu nawe n'umubu ntiyawuzura imbaraga yarafite zari izo ngizo ubwo ruri mwihangane mukanya turabadatamo akantu k'agakorasi kavuga ngo ibi bintu ntimubigire seriye mubigire burage mutworohereze nukuri madamu kuki umugabo ari we wateraga haleluya wenyine nukubera icyo wumvaga umeze ute yayiteraga umugabo ajya gutera haleluya ubwo kumbaza ngo numvaga ameze ute ubushatse bwa ko twari kuba twabigambanye kandi ntitwigere tubigambanye muri nge numvisha bintunguye ko ntago nari mbyiteze ntabwo nabikekaga ko ari butere haleluya byarantunguye atera haleluya arasimbuka mbona ashe nkunci inyuma ngira ngo arirukansa ncikiye kumenya avuga ati sibwo hambengeye ku murenge gusa kubw'amahirwe mbona yari ari kumbererekera kugira ngo nyakire urabo nanjye ngiye kurahira
ariko nyine ese nibaza ati nta ncike ahangaha mbigenje gute mbona ahise afungira amafera aho yarahagaze hariya nawe ukurikiraho urareba nanjye ndarahira rya jambo rero ry'imva ku mutima n'ibyo dukurikije ijambo ry'imvamutima akira ijambo riri ku mutima wanjye ego mana ijambo namubwira ni uko mukunda n'umutima wanjye wose ni ukuri ndagukunda pe kandi ntabwo nkubeshye oya oya sinakoye se oya ako kantu ntunakagoye urabyanze yewe ndayigabanya oya uramukunda cyane bahita baravuga ngo ujye uganduka ni ukuri pe ndamukunda kandi nawe arabizi usibye satani ujya hari ubutunzi satani ajya kwiba hari ubutunzi ntabwo umujura yajya kujya kwiba umuntu udafite yego ntibibaho ese waba urya cyera imbuto abana ni nicyo badinagamo imishugushugu n'inyoni nizajya kurya amapera mu giti kiriho imbuto ubwo rero satani atera hari ubutunzi ubutunzi Peter ka karirimbo tuzakagarukaho aho narinuye kariya sabazimu ko bari bahanshubije wangu satani arashe kudusubiza aho twaririmba nanasubiza filime inyuma ariko yaratwimuye ntabwo ari ariko rero arananyimuye brother uzi ko ubu ngubu ko bajya bavuga naki kuri kamera umeze neza cyane ibi bintu twabikoze ko bajya bavuga ngo urugo ruto nijuru urugo nijuru oya Imana izatugirire neza natwe nandi kumutera undi mutoma ntabwo nawumvise nandi kumubwira ko mukunda nanone ese barakora guhana akabizo birabujijwe oya turi abakozi b'Imana urukumva oya ntabwo bibujijwe ni byiza cyane turabishimiye Peter ni umuhanzi ni umuvugabutumwa anyuze ubutumwa bwe mu ivugabutumwa ry'indirimbo no mu ndirimbo yego reka mbonereho kubwira abantu hano kuri kamera za Rwanda Gospel Show rero nize amashuri make oya nta kibazo Rwanda Gospel Show yes numva zubivuze barumva ari ibintu birebire oya ni gera madamu ahubwo agashya dufite twese dufite abiri mufite amashuri abiri twese turayanganya bazo tubaza iki abiri gute mubaza gusobanura amashuri abiri ni gute nanjye ubwo nagitegera Rwanda kukimenye gusa nyine icyo nze ashatse kuvuga ni rimwe abiri oya twese abiri ubwo nane rero nagakira oya none si ariko ninjye utazi kubara nshaka kuba murusha kuko ibyumweru bibiri narabyicaye mu rya gatatu nicayemo ibyumweru bibiri Deziye mu bakoze tolerance ngiye kwako nari nshinzwe amasengesho ndi na gestionnaire mwari mwagendeye ku izina ry'imirimo nkora yari pasiteri mu kigo n'ubu tujya duhura tugenda gutya nkumva abantu baramubwira ngo pastor ndi na gestionnaire ibintu Imana ikora kunyera mucyo bakwita umunwa mu mata nari nshinzwe amasengesho nshinzwe n'ibiryo ngo urumva batanyimura ngo ngende mve mu kigo bakwimiriraga ubuntu nari kurya nkabisoza bakwimiriraga ubuntu nari ikintu wiyizi Imana ifite ukuntu ikora ibintu mu buryo bwayo igahindura ngo yafashe isi itagira ishusho iyi ishusho twari tugeze ku kintu cyanjye cy'ubuhanzi yego mfite channel yanjye yitwa Abayisenga Shop TV yego bivuze ngo isoko abantu b'Imana bahahiramo yego nubwo nta kantu ko kunkwado nari nibuge wakaguriye madamu wanjye nge wankuje ariko butana inzu zakamba bivuze ngo iyo channel ari indirimbo nshyashya ivuga ngo amasengesho arabikika niyo mukandi turubuze guhimbaza yego ndagira ngo abantu banyarukireho bakore subscribe babashyigikire n'ukuri n'akanimero kanjye 0783 151 boherezaho kakawunga ku bantu noneho bumva ururimi rw'igifaransa ubwo n'ibivuga nawe uramfasha ubwo n'ibikunanira tureke tumenya wowe wize nta kibazo rwose bivuge yego Abayisenga Shop TV hari indirimbo njyaje ivanga amasengesho arabikika wandikamo ngo arabikika by Peter amasengesho arabikika by Peter yego ifite n'amashusho umusare watera umurenge urumva nakurimita
umpe link tugomba kuyipininga abantu bakayibona biboroheye. Ndayipininga yego rwose. Nayikoranye n'uwitwa ngo Ibendera ndamubona ndamuzi iyo twayikoranye Solange nayo Imana impuye umugisha kuko yaritanze akayiririmbamo. Yego Ndi umuvuga butumwa nkaba ndi umuhanzi. Yego Kuba uriya muyaga waranyuzemo ntago bivuze yuko narambitse intwaro hasi. Igiti kirimo imbuto ni cy'abadayimoni bakubitamo imijugujugu. Ndagira ngo mbwire abantu bafite navuga ngo bafite umurimo w'Imana mugari. Nimutubwire nimudutumire tuze dufatanye kubyinira Imana. Ndi umuhanzi ndi umuvuga butumwa n'indi mirimo yose umwami acubone ngira gute ndayikora. Wawe ufite igiterane wawe ufite itorero runaka kumamagara nge ntago nca amafaranga kumamagara nkaza tugakora umurimo ni ibintu biraho ngo ni ibintu byoroshye ndabisha sheri. Niki wabwira abantu badukurikiye? Nabwira abantu badukurikiye gusa nyine nibabanze batubabarire pe. Amina batubabarire. Batubabarire kuko ndamya ntashidikanya ko n'Imana yatubabariye. Umushumba yaturambitseho ibiganza aradusengera aratubabarira natwe turababarira n'abantu nibatubabarire. Batubabarire nibamara kutubabarira bongere badukunde nkuko badukundaga. Ndetse ko hari ababyeyi badukunda, hari urubyiruko rudukunda, hari abantu badukunda pe. Batubabarire ku byabaye bongere badukunde. Noneho kintu nagufasha aho ngaho ngiye kwivuga ku ruhande rwanje nanjye nivuge ku ruhande rwawe. Ariko nyine ni karibu banza ibya kubwenyene biko nubwo ntazi byari intambwe ntago mbisobanukiwe. Wowe banza uvuge. Ngewe Peter yego hagati yanjye n'uwo twashakanye habayeho kutavugana neza reka mbivuge gutyo. Mba nshatse ahantu mperera kugira ngo hatagira ibindi bintu birebire bizamo. Inkuru yavugwaga cyangwa se nanjye nivugiraga nuko ntarindi mu rugo. Bivuze ngo nari narataye iki urugo mu Kinyarwanda cyuzuye. Mumbabarire n'Imana imbabarire ni iminsi mibi. Kandi iyo abantu bari mu bukene akawunga kabuze umuceri wabuze amahoro agira gute arabura. Yandi magambo Satani yadutegeye iki ku bukene. Namwe nimuturenganye byagira gute byababaho. Madamu wanjye si mubi si umugome pe keyazimpera kugiye. Nukuri nabonye ari umwana mwiza araganira agira urugwiro ariko ntiyisabagiza. Ngire n'abantu bari bazi yuko bagiye kumutwara bakureho rwose. Afite uwe yego. Ako gafoto kamerama katubyari rwose. Katurya uzaka uploading kuri thumbnail. Isoni ka uyu ni wawe. Barabisengeye. Kuri nanjye nabisengeye pe. Naravunitse cyane. Ibintu byejejwe biba ari byiza sibyo? Uzamataniro tugira. Ukakora ibintu utikanga. Iwacu hari cyumba cy'amasengesho. Hari amateraniro tugira. Abasangaye nasanga. Uriya muntu ari guseka. Uri kubyumva? Kuko mvuze ngo byejejwe ibintu bisengerwa bisengera. None umva nkubwire amatwe tugiye cyumba cy'amasengesho nyida madamu. Urumva? Pastor yarahaye umugisha. Icyo cyumba kibamo hagati y'abashakanye. Guhimbaza Imana. Aha ndikumva uri murafashwa nawe. Noneho hari abantu bavuze ngo burango Peter ngo kuba ngo yaragiye ngo n'umugore ngo nibumvikane ngo nuko ngo akazi kabagabo kabanani. Nje n'agakazi kananiye kabagabo uri kubyumva umutanga w'amya ntanga ni madamu wanjye. Ngewe iyo ndi kuno niwe wabyihamiriza cyangwa niwe wabiha. None se naga karamunani. Ya aragashobe ndetse cyane. Reka rero nkubwire. Uretse nsoze. Noneho ndayango mbwirira kameramani unkurikiye. Uremewe. Setingira neza urumva akanusuza agakati. Ngewe ndeme abantu ngo akazi kabo karanani. Madamu aravuze ngo ngize gute ndagashaka nitangira uhamye. Ikindi nababwira ngewe iyo ndi kunoza amabanga hari ikindi mvuze. Ndi umuvuduko mba ndiyo na Sofia ni yawufata mu bimenye. Yegora. Nibyo. Kango bagaka. Niyo wazana banzi meni nta makosa yabonamo. Noya ntayo.
bari abasifuzi niyo babazana rubite nta makosa. Yego turashima Imana rero ku byatambutse byose tunayiragiza ibiri imbere. Twari tukomoje ku kintu bita impano yanyu yo kuririmba. Wavuze channel Abayisenga Shop TV. Abayisenga Shop maze TV kugira basabi 200. urumva se bitari kuza. Wowe umpe iyo link y'indirimbo ndayiguha ndabizi twarahuje. Yego biraba ari byiza cyane. Ariko se n'ubwo ikirere kiri kudusiga mbere yuko dusoza, ariko mwabanza tukabanza mugacishirizaho abantu byaba ari byiza cyane. Twagashiramo ariko madamu amuneganye ijambo yajya kugira abantu ngo amusore kubitaragenze neza kugira ngo batagira ngo twabapfukiranye twigiza abere. Ntabwo twigiza abere pe, twagize intege nkeya ariko icyo nanjye kubwira abantu nabavuga ngo abantu bari bamfitiye icyizere, abantu bankundaga ntibantakariza icyizere. N'ukuri ndacyari wawe ndi bazi, ndacyari Monique ubakunda, ukunda umugabo, ukunda Imana ndetse ukunda n'umurimo w'Imana. N'ukuri ku byabaye ni Satani, nanjye ndabishyira kuri Satani kuko naga ibintu nagambire ngo mbishyire muri gahunda. Mumbabarire ni narakubabare n'ukuri. Imana igumugisha kandi nanjye mbabarire. Ngiye ngusabye imbabazi no kuri kamera. Yo muhimana icyubaro. Uburuzi umugore uca bugufi. Agaca bugufi cyose imura kandi madamu ntabwo ishoshanya. Ntabwo iyoberanya. Arambwiye ngo ansabye imbabazi no kuri kamera. Si ngombwa abantu batabizi bamenye ibyansabiye imbabazi. Twebwe tubiziranye. Harimo akabeho rero, reka tunyuzeho ubundi tunyuzeho kadiyo. Yego tugana ku musozo. Yego. Hadi pe ntabwo kujya kuma gatatu nasomane